Amahoro amahoro, turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro cy'Imana ntikiganze hagati muri twese. Nishimiye kongera kugaruka kuganira ijambo ry'Imana hamwe namwe, kandi rwose mbasabira umugisha abantu bajya bafata umwanya bakumva iki kiganiro. Imana ijya iduhana umugisha twese, kandi Imana ijya ihaza kwifuza kw'imitima yanyu ndetse hamwe nanjye. Tugiye kuganira rero ku ijambo rivuga ngo uko uri kose wabera abandi umugisha. Reka tubanze dusenge. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu turagushimiye imbabazi zawe zituma tudashiraho, tugushimiye urukundo rwawe duhora twisangamo buri munsi, tugushimiye ukuntu wabanye natwe ukaturinda, ukaba utugejeje kuri uyu munsi turi kuganira. Ndasabye rero ngo Mana ubane natwe muri iki kiganiro, imitima y'abantu bose bazumva iri jambo bazaruhukira imbere yawe, umuntu wese aziyumvemo ko ari umugisha ku bandi, kandi umuntu wese aziyumve ko hari icyo yaremewe ari uw'umumaro. Ngaho bana natwe, umwuka wera abane natwe cyane, kuko umwuka wera ni umwigisha cyane kurutaho. Imitima yacu rero iturije imbere yawe, ukomeze uganire natwe, kandi kugirirwa neza nawe bitwomeho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome amagambo tujye kwifashisha ari mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ni ibice 5, umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Namani umugaba w'i Siriya w'umubembe. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Amen. Ahangaha niho nshaka ko tugarukiriza, tukifashisha iri jambo. Izi nkuru ni ndende cyane kandi ziraryoshye kuzisoma, zirimo n'inyigisho nyinshi zitandukanye, ariko uyu munsi nashatse ko tuvugana ko umuntu wese abasha kuba umugisha uko ari kose. Burya umuntu yabasha kukubera umugisha cyangwa akabera abandi umugisha. Dusomye inkuru za Namani, ukuntu Namani yari umugaba w'ingabo mu gihugu cya Siriya, ngo Namani yari umugabo w'umunyamaboko, ngo kandi yari umunyacyubahiro. Namani Imana yaramukundaga kugeza ubwo ngo ari we Imana yari yaracishijemo kunesha kw'Abasiriya. Imana yamuhaga umugisha. Urugamba rwose Namani yashozaga, Namani yaratsindaga agatabarukana intsinzi. Igihe kimwe rero bajya kurwana muri Isiraheli, barabatsinda, bavanayo iminyago irimo abantu, ndetse bazana n'umukobwa mutoya. Uwo mukobwa muto aba umuja w'umugore wa Namani. Uyu mukobwa rero ndamukunda cyane, kuko yamenyekanishije Imana imurimo, yamenyekanishije ubwoko bw'iwabo, yamenyekanishije uwo ari we, ntiyigeze aceceka. Ageze kwa Namani, yabonye Namani ari umugabo mwiza w'icyubahiro, ariko Namani yari afite ibibembe. Arangije umwana ntiyaceceka. Haleluya. Ntugaceceke. Nubona ikintu ukwiye gukora, ntugaceceke. Nugera ahantu ukabona ukwiye kugira ikintu ukora, ujye uba umugisha, ntugahagarare, ujye ugikora, Imana izajya iguha umugisha. Uyu mwana ageze kwa Namani, areba ukuntu Namani ari umunyacyubahiro, areba ukuntu Namani agaragiwe n'amayisikoti n'abamurindaga, ariko iyo yatahaga Namani
yarakuragamo ya myenda yuzuye amapeti. Urumva umugaba w'ingabo nyine, murumva ko ni umuntu ukomeye, yari umuhesha w'umugisha mu gihugu hose, yari umuntu ufite icyubahiro kidasanzwe. Namani yavayo avuye hose atahutse ageze mu rugo, agakuramo ya myenda yose, Namani akicara hariya akishimagura kubera ibibembe. Umwana abibonye aravuga ati ntago naceceka iwacu muri Isiraheli. Haleluya. Aravuga ati ntago naceceka iwacu hari umuntu. Nuko yabivuze nk'umwana akavuga ngo hari umuntu wamukiza, ariko ubundi ntabwo umuntu yavugaga yari Elisa, yari umukozi w'Imana, yari Elisa w'umuhanuzi. Muzabisoma inkuru zose nimuzisoma. Elisa yasengeraga abantu, Imana yamukoreshaga imirimo myinshi. Uyu rero kuko yari umwana nuko yabivuze, aravuga ngo hari umuntu, ariko icy'ingenzi nuko yatanze amakuru kandi agatanga amakuru meza. Ese wowe iyo ugeze ahantu ukwiye gutanga amakuru meza abantu bakaruhuka, ayo makuru ujye uyatanga cyangwa urahaguruka ukagenda? Twavuze ngo uko uri kose wabera abandi umugisha. Uko uhagaze kose, uko waba umeze kose, buriya reka mbabwire, ntugasuzugure umuntu Imana yaremye. Uwo muntu ushobora gusuzugura ukabona arasuzuguritse, uwo nguwo niwo Imana ishobora kuguheraho umugisha, ibibembe ufite bikagushiraho burundu. Nk'uko uyu mwana yageze kwa Namani, ibintu bigahinduka. Ibintu birahinduka. Namani amenya ko muri Isiraheli hari Imana ibasha gukiza. Izi nkuru rero umwana amaze kuzitanga, Namani yaragiye koko atera intambwe ajya kureba uwo muntu w'Imana. Agiye kumureba, Namani agendana n'abantu beza. Umuntu w'Imana aramubwira ngo genda wibire muri Yorodani inshuro 7. Namani n'icyubahiro cye yabanje gushaka kubisuzugura, ariko Namani yari yagendanye n'abantu beza. Namani yakoranaga n'abantu beza. Namani bamugira inama, baramubwira ati ariko databuja, iyo akubwira n'ikirenze icyo ngicyo ntabwo wari kugikora, ariko ugakira ibyo bibembe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana igiguha abajyanama bazima. Hari igihe ugendana n'abantu bakukujyana mu kigare gusa cyo gukora ibibi, hakaburamo n'umuntu wakugira inama ngo akubwire ati nyamara ibintu urimo ntago ari byo. Mwifurije kugira ngo Imana ijye iguha kubana n'abantu b'umumaro ku buzima bwawe, n'abantu bakugira inama nziza, apana abantu bakoreka. Abantu benshi buzura ishyari, bamara kuzura ishyari bakakwereka ko bafite n'ishyaka ryinshi ku buzima bwawe, bakakugira inama mbi, ariko bashaka kugira ngo bagukure muri cya kintu, kuko babirabutswe bamaze kumenya ko ari ibintu by'umugisha. Ubundi bo bakakugira inama bakakwereka ko ariko Namani yari afite abajyanama beza, baramubwira ati databuja wakwemera guca bugufi. Namani nawe yagiraga umutima uca bugufi, kuko n'Imana yaramukundaga. Bigaragara ko Imana yamukundaga, kuko Imana niwe yari yarahesherejeho abasiri y'umugisha. Imana rero yaramukundaga, kandi Imana cyane yamukundiraga umutima yagiraga wo guca bugufi, kuko yatawugira ntago yari kumvira aka kana. Aka gakobwa kabagiwe yari kugasuzugura, akavuga ati ariko se ibitaro byose nagiyemo, abaganga bose nahuye nabo, aka karavuga iki? Ariko Namani yaciye bugufi, yumva uyu mwana, yumva inama uyu mwana mugiriye, ntago yasuzuguye. Buriya umuntu nakugira inama ntukajye umurebera mu rwego arimo, cyangwa ngo umurebere mu buzima arimo. Burya umuntu udakeka abasha kukubera umugisha, kandi nawe abatagukeka ko waba umugisha, burya wababera umugisha. Ntukisuzugure, ahubwo wowe jya uhamya mu bandi. Birashoboka ko aho uhagaze ari ku musozi uhagazeho, kandi Imana yashatse ko uhagararaho, ariko ukabera abandi umugisha. Ntukisuzugure, uri umugisha. Niba ukora iby'Imana yishimira, ndakurahiye uri umugisha, ntihakagire ugusuzugura. Namani ntiyatekerezaga ko umuja yamubera umugisha, ariko mbonereho no kubwira abantu ngo burya umuntu udatekereza ko hari ikiza cyamuvaho ashobora kukubera umugisha ugatangara.
niyo waba ubona nta kintu nawe ubwe mbese nawe ubwe ari wowe muri bantu bavuga ati yewe turiya nta kigenda, ariko burya hari ikiba kigenda udashobora no kumenya muri we. Rero umuntu wese udatekereza abasha kukubera umugisha, kandi nawe ubasha kubera abandi umugisha. Ukuntu wabera abantu umugisha rero, jya ugira guhamya muri wowe. Niba Imana yarakuruhuye uribwira ko itaruhura abandi, niba Imana yaragukijije indwara uribwira ko Imana itazikiza abandi, niba ugeze ahantu ukabona Imana hari ibibazo yagukuyemo, kuki utabwira abantu uti nyamara njyewe Imana yaranduhuye? Ese niba utabashije no kubivuga, basi wakwera imbuto abantu bakajya bakureba bakavuga ati ariko ni iki gituma runaka ahora anezerewe, ni iki gituma ahorana ibyishimo, ni iki gituma bamushyira mu kazi bikagenda neza, ni ikihe? Icyo kintu kigatuma abantu bagukurikirana. Iyo abantu bagukurikiranye bakakubaza ibanga ugendana, bituma ubasha kuvuga. Gerageza kwera imbuto ahantu ugeze, kandi ugerageze kubaha abantu bose, kuko ntago wamenya uwakugirira umugisha. Uyu mwana rero ageze kwa Namani, icyo yagombaga gukora yaragikoze. Nugera ahantu ukabona ukwiye kugira icyo ukora, mbisubiyemo nari nabivuze, ntukajye utinda jya ugikora, kuko igitumye Imana ikujyana aho hantu hari ikintu ukwiye gukora, haba hari impamvu. Aho hantu haba hari izingiro ry'umugisha wawe. Nugambirira gukora ikintu ukabona hariya wahakora ikintu, ntugatinde, kuko uyu mwana ntiyatindiganyije akihagera, yahise yongorera nyirabuja, aramubwira ati nyamara databuja nubwo arwaye ibibembe akabirenzaho kiriya cyubahiro cy'amapeta, ariko iwacu hari umuntu wamufasha agakira, hari umuntu. Jya uranga, jya uvuga imirimo y'Imana, jya ubwira abantu ibyo Yesu yagukoreye cyangwa se n'ibyo yakoreye abandi. Jya ubwira abantu ko hari umuntu wabaruhura. Abantu benshi tubabona mu cyubahiro, akambara ikote ryiza kandi afite ikimungu muri we, akambara ikanzu nziza, akambara neza, akagenda mu modoka nziza, agatura ahantu heza, ariko afite ikimungu. Icyo kimungu twagereranya n'ibibembe bya Namani, ikimungu cy'umubabaro, abana bamunaniye, urugo rwamunaniye, umuryango wamuvuyeho, inshuti zamubereye inshuti mbi. Icyo kimungu umuntu akakigendana. Ariko Yesu nshuti itagihemuka nikaruhura. Niba yarakuruhuye kuki ubiceceka? Bwira abanyacyubahiro bagenzi bawe, ubabwire ngo nubwo ufite umubabaro, ukaba ufite titire runaka, ariko hari umugabo uri hejuru yawe, uwo mugabo wamwegera yakuruhura. Jya ugira guhamya, ntugatinye. Yesu ni umugabo w'intwari. Yesu ntarobanura ku butoni. Yesu ntareba ukureshya. Yesu ntareba isura yawe na kavukire yawe, ntaribireba habe na gatoya. Yesu ntarobanura ku butoni. Jya uhamya mu bandi kandi ubashe kwera imbuto. Uyu mwana icyatumye ajya kwa Namani kwari kugira ngo Namani akire ibi bibembe. Uyu mwana iyo aceceka, mumbwije ukuri tuganiriye, uyu mwana iyo aceceka, ubu Namani yari gukira ibibembe? Namani yari kuzapfana ibibembe bye. Ariko uyu mwana yabereye umugisha kwa Namani, avuga Imana y'iwabo, avuga ibyo yabonye iwabo. Nawe ntukajye uceceka. Ibyiza wabonye iwanyu ujye ubibwira abandi babikunde, ahari byababera umugisha. Inzira waciye ukabona ikuguye neza, ujye uyirangira n'abandi bayinyuremo, ubere abantu umugisha. Twavuze ngo ijambo turi buganireho ni ukukubwira ngo uko uri kose wabera abandi umugisha. Ntiwigaye, ntiwisuzugure ngo uri mu buzima bubi, ngo abantu ntibakumva, ngo abantu hoya. Jya uhamya mu bandi. Wowe jya ugira guhamya kandi wera imbuto. Niba utabasha no kuvuga cyane, basi ujye wera imbuto. Ujye wera imbuto abantu bazikuboneho, bavuge ati runaka nubwo bimeze gutya, ariko ni umuntu w'Imana, ariko ni umugwaneza, ariko agira neza, ariko avuga neza, ariko agira abandi inama nziza, ariko ayobora abantu neza. Uzi kuba umuyobozi wisobanukiwe. Uyu mwana yarisobanukiwe, amenya ko iwaba ari ah'agaciro.
wowe ujya wisobanukirwa ukamenya ko uri uw'agaciro ugahesha n'abandi agaciro. Uzi umuyobozi wisobanukiwe ukuntu ayobora abantu neza. Niba uri umuyobozi uzumvira ijambo ukaba utarisobanukirwa, Imana yaguhaye ubwo buyobozi kugira ngo ubere abo uyobora umugisha. Niba uri uyoborwa, bera abakuyobora umugisha. Niba hari ahantu utuye, bera abo baturanyi bawe umugisha. Uko uri kose, uko umeze kose, uri umugisha ku bandi. Ntihakagire umuntu ugusuzugura, ntihakagire umuntu ukurebera mu buzima urimo ngo agusuzugure. Wowe jya ubera abandi umugisha. Icyo ukwiye gukora ugikore, nta kindi kintu urebyeho, kuko abantu benshi bagendana ibikomere, bagendana ibibazo. Hari n'abataba bazi ngo naruhuka gute, byagenda gute, ariko wowe ushobora kumwegera ukamubwira uti hari Imana yakuruhura, hari Imana yagukiza ubwo burwayi, hari Imana yakubera igisubizo, hari Imana yagutaba, hari Imana yakugirira neza. Nanjye nari imeze gutya, Imana irantabara, iwacu bari bameze gutya. Icyo gihe waba umubereye umugisha. Ndakwinginze ngo, ndakubwira kandi nanjye nibwira, mureke tubere abandi umugisha. Nkubere umugisha, nawe umbere umugisha. Ubere n'abandi umugisha kubw'ibyiza wabonye iwanyu cyangwa se wabonye muri Kristo, ubihamye. Namani kubwo guca bugufi yakize bya bibembe. Yaciye bugufi yumvira wa mwana avuga ibiri iwabo, kandi byabereye Namani umugisha. Nawe rero nugera ahantu ukabona hari ikibazo kandi ukabona hari icyo wagikoraho, ntukajye utindiganya, ujye uhita ugikora, ubere abo bantu umugisha. Imana iduhana umugisha rero. Nkwifurije kuba umugisha aho ugera hose, ukirimo umwuka w'abazima, ugihumeka, uri umugisha. Uko byamera kose uri umugisha. Imana rero itugirire neza, kandi iri jambo ry'Imana riganze hagati muri twe hamwe na Mwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.